ry'ibiti muryumve nk'amadini abantu burira nukuri bashaka kureba Imana ariko bikanga nukuri bikanga kubera ko Imana yaciye iteka nta muntu wayibona kubera ko yuriye nibyo muvandimwe kubera ko nubugufi bwo mu mutima nubugufi nk'ubunyacyaha nta munyabyaha wabona Imana nawe uduteza amatwi n'amaso niyo mpamvu wagerageje niyo mpamvu wahinduye amadini biranga niyo mpamvu wasenze amasengesho menshi biranga niyo mpamvu wasenze waririmbye muri korari biranga mu mutima wumva uri umunyabyaha nuko nta munyabyaha wabona Imana kugana idini uri umunyabyaha ntibyaguhesha kumenya Imana kubona Imana ahubwo Yesu arakubwira ngo manuka kuko namwe murabyuriye ko wumva teta nanone impamvu utabona Yesu wuriye impamvu utabona Yesu wuriye nuko ntabwo imirimo y'umuntu yandi twavugaga bwa bukire bwo ntabwo Imana wayibonera mu umutunzi kuko no kurira n'ubukire no kurira n'ubukire ubushatse kurira umutunzi hari abantu bigize abagenti b'ijuru abakomisiyoneri agafata hano agashinga urusengero akaba yakwandika muti wenda akareba nk'akarongo kari muri Bibiliya atangaha akongeraho church Yesu ashimwe twongeye kugaragara kuri kamera za televiziyo Ijuruntirikorerwa televiziyo yamamaza ubutumwa bwiza bw'amahoro bubwira abantu uburyo babaye abakiranutsi 100% nk'uko Imana nayo ari umukiranutsi 100%. Ngewe rero nk'uko musanzwe munzi nubwo ntaherutse hano nitwa Kagimbura umukiranutsi nk'uko Imana ikiranuka umukiranutsi 100%. Rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe nawe tuje gufatikanya kubwira abantu uburyo nabo baba bakiranutse 100% nk'Imana. Karibu umuvandimwe. Murakoze cyane. Ego. Nanjye wakibwira nyine nanjye batureba. Nitwa Mukamurenzi Edissa. Ryo zina niswe n'ababyeyi data wambyaye kubw'umubiri ariko akimara kumbyara maze gukura nahawe irindi zina rishya ndihabwa na data wo mu ijuru ni izina ry'umukiranutsi wera umuziranenge utagawa mu maso y'Imana. Amen amen. Edi nanjye ndakwakiriye. Hanyuma rero uyu mwanya utari burambira abantu tugiye kubwira abantu uburyo nabo baba bakiranutsi 100% nk'Imana. Yego rwose. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Yego. Dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Yego. Ibice 19 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Usome muri Bibiliya yera. Yego. Nanjye ndasoma Bibiliya ntagatifu. Yego. Luka ibice 19 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Yego. Kadusome. Yego. Ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Mukuru kandi yari umutunzi. Yego. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahagaze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Amen. Yururuka vuba
amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Nanjye ngiye gusoma Bibiliya ntagatifu, abantu bajya babipfa. Ati jewe sinasoma iyera, abandi ati twe dusoma ntagatifu. Ariko ntabwo ari ikibazo cya Bibiliya, ahubwo ni ikibazo nyine cyuko abantu atari abakiranutsi, naho ubundi Bibiliya ni zimwe. Ngiye gusoma Bibiliya ntagatifu, Evanjeli yanditswe na Luka, umutwe wa 19, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Yezu ageze i Yeriko yahuranya umujyi, nuko haza umugabo witwa Zekawusi, yari umutware w'abasoresha, akaba umukungu. Agerageza kubona Yezu uwo ari we, ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu, kandi akaba yari mugufi. Arirukanka abacaho, maze yurira igiti cy'umuvumu agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso, aramubwira ati, Zekawusi, manuka vuba, kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu, amwakirana ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta, baravuga bati, yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zekawusi yegera Nyagasani, aramubwira ati, rwose mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene. Niba kandi hari uwo nahuguje, ndamusubiza ibye inshuro 4. Yezu niko kuvuga ati, uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Amina. Imana ishimwe Edi. Imana ishimwe. Twahamije cyangwa duhamiriza abadukurikiye ko turi abakiranutsi nk'uko Imana ari umukiranutsi, ariko bakwibaza ngo umuntu yaba umukiranutsi 100% gute? Ese umuntu yaba intungane ku rwego rw'Imana gute? Ese ubundi ni igiki kibuza abantu kuba abakiranutsi? Iri jambo ry'Imana dusomye ni inkuru za Zakayo, mwese murazizi, abantu barazisoma cyane, barazisoma ariko nyine bayoberwa igihishe nibyo muri aya magambo. Nibyo muvandimwe, abantu bibwira ko Bibiliya ari izi nyuguti, kandi ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga ngo bashakashaka mu byanditswe ngo bazi ko arimo iby'ubugingo bihishwe, ariko n'ukuri ntabwo ari nyine. Imana hamwe n'umwuka wera dufite tugiye gusobanurira abantu uburyo baba bakiranutsi 100%. Izi nkuru za Zakayo zigaragaza uburyo Zakayo yari umunyabyaha, kuko umukoresha w'ikoro
yabaga ari umuntu w'umunyabyaha nyine muri rubanda mu Bisiraheli, yabaga niwe munyabyaha. Ukuribuka za nkuru ngo aho umufarisayo yagiye gusengana n'umukoresha w'ikoro, umufarisayo akavuga ati jyewe ndasenga, ndi umukiranutsi, ntanga kimwe mu icumi, ndaririmba sura abantu kwa muganga, ndatanga meze ya mirimo yose njyamo senga ubutayu naniyiriza ubusa. Ariko ngo umukoresha w'ikoro avuga ati ngewe sinkwiye no kubura amaso ngo nkurebe, ndi umunyabyaha. Bibiliya uko nivuga umuntu watashye watsindishirijwe ni umukoresha w'ikoro, ni umunyabyaha nyine umukoresha w'ikoro ni umunyabyaha. Hanyuma izi nkuru za Zakayo zigaragaza nyine zavuzemo abantu ibintu bitatu bikomeye, ari nabyo cyane cyane numva Imana iri kumishura twaganiraho. Bavuze nyine harimo ko Zakayo yari umukoresha w'ikoro, cyo ni icyambere gisobanuye umunyabyaha. Ikindi ngo yari umutunzi. Umutunzi bisobanuye iki? Babwire sobanura teta icyo umutunzi asobanuye nyine mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka umutunzi ni umuntu wumva ko hari ibintu afite mbese yishingikirijeho bizamujyana mu ijuru. Yego. Nk'iyo mirimo yose dutangiye tuvuga, nko kuvuga ngo njyewe ndatanga mu rusengero, ni njyewe ugomba kubaka urusengero, mfasha abakene, ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi, ndi umuhanuzi, mbese ukishingikiriza kuri ubwo butunzi. Ibyo byose wubatse wumva ko uri gukorera Imana, ubwo nibwo butunzi. Kandi nawe kandi ukabikora ongereho naka ukabikora wumva ari ibikorwa byaguhesha kuzajya mu ijuru. Ubutunzi ibintu pe uri umutunzi, abari gukorera ijuru muri make, ufite imari wibitseho wumva yaguhesha kujya he mu ijuru. Icyo si cya kabiri. Icyambere twasobanuye ko ubukoresha bw'ikoro ni ubunyabyaha. Umuntu wakoraga ibyaha niko Zakayo yari ameze, kandi nawe uri kuduteze amatwi n'amaso nukumeze. Gukiranuka byarakunaniye ujya ukora n'ibyaha. Ariko ufite uri n'umutunzi kuko hari n'ibyiza ukora. Uri umukoresha w'ikoro ariko ukaba n'umutunzi. Bisobanuye iki? Nta muntu ukora ibyaha gusa, umuntu akora n'ibyiza akanabwo butunzi nyine. Zakayo yarakora ibintu bitatu bikomeye tugiye kubwirira abantu babyumva Imana mwuka wera basange abumvishe ibi bintu bitatu. Umuntu wese arabigira. Umuntu ni umukoresha w'ikoro ariko ni n'umutunzi. Icya gatatu yari afite ngo yari mugufi, yari igikuri. Abantu babyumve neza, kuba mugufi cyangwa kuba muremure si cyo turi gusobanura. Ntabwo aricyo turi kuvuga nyine, mo turasobanura mu mwuka, mu buryo bw'umwuka. Ubugufi nanjye kasobanura ubugufi. Ubugufi ni ubuki. Ubugufi birumvikana ni ubumuga. N'Abanyarwanda nabakunda ngo nta muntu ukivuga ngo igikuri, ahubwo bavuga ko ari umuntu ubana n'ubumuga ubugufi bukabije. Noneho rero mu mwuka abantu bose aho bava bakagera ni bagufi, ni ibikuri. Nta muntu wabasha kureba Yesu kubera ubugufi umuntu aba afite kandi yavukanye. Ibishoboka ubumuga kavukire. Ni ubunyacyaha twakomoye kuri Adamu. Adamu amaze gukora icyaha, abamukomotseho twese n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza banjye bazavuka ari bagufi, cyangwa mu yandi magambo bazavuka ari abanyabyaha babikora. Kandi nta shuri ryigisha gukora ibyaha ribaho. Ngubwo ubugufi bwa Zakayo. Impamvu nta shuri ryigisha gukora icyaha ribaho nuko n'umwana muto avuka nta muntu wamwigishije gukora icyaha, ariko uzarebe akana gato kagahinja mama we agashyira ku ibere, yatinda kugahereza ibere kakamuruma
kakamuruma gafata ibere kakarira kibaza ibyo kabyigiye nta muntu rero nta muntu wigisha undi gukora ibyaha ahubwo abantu bavutse ari bagufi ariko ikindi teta ntibabasha kureba Yesu ntibishoboka abantu bose kugusaba kurusha tekinike nk'iyo Zakayo yakoresheje kurira mwasobanura kurira igiti kurira ibiti mu buryo bw'umwuka. Zakayo akimara kumva ko Yesu agiye kunyuraho yagerageje kwirukanka. Muri uko kwiruka mu buryo bwa mwuka n'ishyaka umuntu agira ryo kugira ngo abashe kugira gute kujya mu ijuru, kuzajya mu ijuru, kugira ngo ashake tike, ashake icyamuhesha kuzajya mu ijuru. Muri iryo shyaka rero niryo twavugaga ko abantu banyurira mu nzira yo kujya gukora imirimo runaka ngo myiza, akava hariya wenda yari umusambanyi w'umunyabyaha w'umusambanyi, akaza no mu rusengero akaza akagumamo n'ubundi ari umunyabyaha, agakora ngo imirimo y'Imana. Ubwo muri uko kurira ibiti rero ni ibintu byose umuntu ashaka agira ngo agire gute abone Yesu. Agakora ibishoboka byose, agashyiramo imbaraga nk'uko Zakayo yabikoze, akazamuka ngo ari kujya kugira gute kureba Yesu. Nuko na mwene muntu n'ivuko rye n'ubunyacyaha bwe atashobora kwikuraho, nuko yurira ibiti. Wari yuriye icy'umuvumo, ariko hari n'ibindi. Zakayo yari yuriye umuvumo. Nyine ni ya mirimo n'ubundi itandukanye umuntu abasha gukora, avuga ngo nibwo nyine ari gushaka kugira gute kureba Yesu, kugira ngo nyine azajye mu ijuru, ahure n'Imana, azajye mu ijuru. Ariko ntabwo bishoboka n'ubugufi bwawe aribwo bunyacyaha bwawe ko ubasha guhura na Yesu, ko Yesu ntibishoboka, ahubwo ni ugutega amatwi abantu bakabasha kumva. Twasobanuye ko ubugufi ni ubunyacyaha bw'umuntu kandi buri wese avukana. Ubwo bunyacyaha rero nibwo umuntu yurirana igiti, kandi Kristo Yezu ni Imana, ntabwo umunyabyaha yabasha kureba Imana ngo bishoboke. Ubwo bisaba ko unyura mu nzira Imana yagennye, nibwo ubona Yezu. Ubwo Yezu aravuga ati manuka, nta muntu umbona ari uko yuriye. Nibyo yamubwiye ko manuka, aravuga ati manuka muri Gatolika cyangwa se manuka muri rwa rutonde rw'amadini. Numvaga teta, numvaga ibiti nanone nk'amadini. Amadini nyine se siyo. Urumva we Zakayo ngo ari yuriye umuvumo, ariko hari n'umuntu wurira inturusi. Yego. Cyangwa umuntu akurira gereveriya. Yego, ni ibiti bitandukanye. Mwumva itandukaniro ry'ibiti, muryumve nk'amadini. Abantu burira ni ukuri bashaka kureba Imana, ariko bikanga, ni ukuri bikanga, kubera ko Imana yaciye iteka nta muntu wayibona kubera ko yuriye. Nibyo muvandimwe, kubera ko ni ubugufi bwo mu mutima, ni ubugufi nk'ubunyacyaha. Nta munyabyaha wabona Imana. Nawe uduteza amatwi n'amaso, niyo mpamvu wagerageje, niyo mpamvu wahinduye amadini biranga, niyo mpamvu wasenze amasengesho menshi biranga, niyo mpamvu wasenze waririmbye muri korari biranga. Mu mutima wumva uri umunyabyaha, nuko nta munyabyaha wabona Imana. Kugana idini uri umunyabyaha ntibyaguhesha kumenya Imana, kubona Imana. Ahubwo Yesu arakubwira ngo manuka, kuko namwe murabyuriye. Ahubwo Imana ibafashe, mwumva ijwi ko Yesu ahora avuga ati mumanuke. Kandi ariko wumve teta nanone impamvu utabona Yesu wuriye. Impamvu utabona Yesu wuriye nuko ntabwo imirimo y'umuntu yandi twavugaga bwa bukire bwo ntabwo Imana wayibonera mu umutunzi, kuko no kurira n'ubukire, no kurira n'ubukire. Ushatse hurira umutunzi. Rero yatanze Yesu imbere. Abantu rero bari kwiruka bakataza bari gutanga Yesu imbere. Ntabwo umuntu yabona Imana kubera imirimo ye, nicyo bisobanuye. Yego Yesu marakubwira ngo rekeraho gukora. Yego. Rekeraho imirimo yawe. Rekeraho imirimo yawe. Twababwiye ubunyacyaha bwanyu, tubabwira uburyo mw'abanyabyaha mutabikoze
mutabigizemo uruhari ahubwo ni ubunyabyaha kavukire. ubwo bunyacyaha kavukire nibwo umuntu ashaka gushakisha Imana ntibishoboka. ariko muvandimwe, yego muvandimwe, hari kuri uriya murongo wakangaye harimo hariya abantu uburyo babyigaga Zakayo. numva se kuntu havuga ngashaka kureba Yesu ngamenye ukasa. ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi wari mugufi. aho hantu niho nshaka kuvuga. ubwinshi bw'abantu bari kubyiga umuntu nyine ushaka kureba Yesu mu buryo bw'umwuka bigereranywa n'abantu bigize abagenti b'ijuru. hari abantu bigize abagenti b'ijuru, abakomisiyoneri. agafata hano agashinga urusengero akaba yakwandika muti wenda akareba nk'akarongo kari muri Bibiliya atangaha akongeraho church inzu y'Imana. undi agashinga amazina, ubwo igitandukanye n'iki ni amazina. noneho umwe akajyaha undi akajyaha akabona irindi undi mwagenti washinze hariya, undi akajyaha akabura iki, akahabura Yesu. binjiramo bakahabura Yesu. abantu nibareke kwigira abagenti. noneho akaba n'abandi b'abakarasi. muri Nyabugogo ntabwo ujya uhagera. uburyo iyo winjiyemo ushaka kujya nk'ahantu abantu bagiye bashinga Kigali, Rusizi, Kigali, Kochi, hano Volcano, Omega, ibiki n'ibiki. ariya ni amazina abantu bitirira insengero bavuga ko ari inzu z'Imana. ariko tubari ni kimwe n'ibindi byose kuko hariya siho bahurira na Yesu. abandi bati ngwino, urumva babyiga Yesu umwe kuko kubera inyungu ze ati ngwino akanagukurubana. bari abantu bajya bambangamira nanjye barambangamira. aba bantu rero ni nk'uko n'ubundi babangamira umuntu, bakubuza no kwirebera sosiyete yagutwara. barakubuza. nuko babyigaga Zakayo rero, ariko we mu mutima yari arimo gushaka kureba Yesu. nubwo yarabikoze mu buryo butari bwo nawe akurira igiti, ariko mu mutima harimo gushaka Yesu. Yesu we yari yamubonye mbere, yarebaga mu mutima icyo akeneye, ko akeneye Yesu. hari n'abantu baba bakeneye Yesu ariko kubera abo bantu bigize babyiga bakababuza mbese no kwirebera Yesu. abo bantu rero nibareke kwigira abagenti b'ijuru, ahubwo nabo bumva ubutumwa bwiza, bamenye neza, bumva bavuga ubutumwa bwiza atari ububi, uburyo nabo babasha kureba Yesu bagahora. Ku murongo gatanu ngo Yesu ahageze cyo koronga ageze kuri Zakayo arararama aramubwira ngo manuka. yego uyu munsi darari wa manuka, reka gukora. nawe rekeraho gushakira mu mirimo yawe. manuka mu giti, manuka mu giti. Yesu ntumushaka nk'urushinge. manuka mu giti, reka imirimo yawe, reka gushakira muri korali Imana, reka gushakira mu masengesho, reka gushakira mu bindi bintu ibyo ari byo byose, kubera ko ubumuga ufite ni kavukire. ahubwo wemerere Yesu agukize nta kintu utanze. aranza akakwambura ubwo bukire. kuko yaramubwira ati umura ngewe uyu munsi ndarara iwawe. barataha yarururutse aramanuka. namwe turabasabira ku Mana ngo mwururuke, murekeraho gukora. Imana Kristo yakoze imirimo ihagije. none se ubwo nimba wumva wabona Imana ari uko wasenze ubutayu, ari uko waririmbye muri korali, ko kuzira mirimo ujye ukora, urupfu rwa Yesu rwaba rukumariye. nta kintu rwaba rumaze muvandimwe. ni uburyo abantu bitwa ngo n'abarokore cyangwa se ngo n'abakristo bahakana urupfu rwa Yesu batazi ko bari kuruhakana. kuko iyo uvuze ko utari umukiranutsi 100%, ukavuga ko uri umunyabyaha, buryo ubuvuze ko Yesu yapfiriye ubusa. yego buvuze ko Yesu yapfiriye ubusa, ariko gukerensa amaraso y'umwana w'Imana yamennye ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. mwene data, icyo rero ni icyaha gikomeye.
ni icyaha niko gutuka umwuka wera. Kuko umwuka wera ahamya ko icyazanye Yesu ari ukugira ngo afate ibyaha byawe abyishyireho, ibyaha byawe byose. Noneho kuko nawe ari umukiranutsi, afate kwa gukiranuka kwe akuguhereze. Namara kuguha, urabona ufata iyo mikoro yanjye ubona ko isa ubururu, mikrofone iyo yawe irasa umuhondo. Tuvuge ko iba ari ibyaha, iko ari ugukiranuka. Yesu ni umukiranutsi 100%. Abantu bumve n'ukuntu turi abakiranutsi 100%. Yesu ni umukiranutsi 100%. Ngiyi mikrofone y'ubururu. Ariko nawe uri umunyabyaha 100% nk'umuhondo. Noneho Yesu aza mu isi yaraje kuguhereza ugukiranuka k'ubumana, kuko Kristo ni Imana. Imana ni ikiranuka mu isi no mu ijuru. N'umuntu uzabana n'Imana ntukiranuka 100% nk'uko Imana ikiranuka. Abantu rero ko bavutse ari ibikuri ntibabasha gukiranukira Imana ngo bishoboke. Yesu abona abantu atabikoze gutyo, abantu bazarimbuka bagashira. Noneho Yesu amanukana bwa bumana bw'Imana, arabumanukanye aje kubuhereza Edissa. Nawe wiyumve utari kubasha gukiranuka ngo azajye mu ijuru. Yesu araza abwira Edissa ati rero wowe uri umunyabyaha, ariko njye ni umukiranutsi, akira. Ubwo ninde ubaye umunyabyaha, ninde ubaye umukiranutsi? Yesu ni ubaye umunyabyaha. Yesu yabaye umunyabyaha ko yakiriye umuhondo. Yego. Edissa abaye umukiranutsi kuko yakiriye ubururu. Ubwo ubururu hari akazinga karimo? Nta na kamwe. Ubwo uri umukiranutsi 100%. Ngewe mbaye umunyabyaha 100%. Ukwiriye no gupfa. Imana rero ije guhana umunyabyaha. Nibyo muvandimwe. Irinjiye hano. Yego. Ije gushaka umunyabyaha wakoze ibyaha ko igomba kumuhana igihano cy'urupfu. Yego. Irahana nde? Irahana umunyabyaha nyine Yesu. Ningewe. Yesu abaye iki? Umunyabyaha. Umunyabyaha abaye iki? Umunyabyaha nyine abaye umunyabyaha. Wari umunyabyaha abaye iki? Umukiranutsi. Nguko uko twabaye abakiranutsi 100% nk'uko Imana ikiranuka. Ako kantu muvandimwe. Urabona uburyo iyi ngurane mu buryo bw'igishushanyo dukoze, uburyo imeze. Yego. None se ufashe iyi mikrofone ari uko iyi mikrofone yari iyawe ntiyari yanjye? Yari iyawe. Nuko Yesu yafashe ubunyacyaha bw'umuntu atabukoze. Yego. Nanjye mfata gukiranuka kwe ntagize gute? Kuko ubu iyi mikrofone, yego, nubwo nyibonye yari yawe. Yego. Ngewe nari nifitiye ugukiranuka. Yego. Kwera. Wowe ufite ibyaha. Yego. None mfashe ibyaha nta cyaha na kimwe nakoze. Ariko nawe ubonye gukiranuka, ntacyo gukiranuka nakoze. Nimwumva ngiyi impano y'Imana niyo ntambara. Ni impano y'Imana. Kandi abantu bajya bavuga ngo niko na Pawulo yandikira Abefeso yavuze, uhereye mu gice yahari mu bice 2 ku murongo wa 8, ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe, ngo nta nubwo byavuye ku mirimo, ngo kugira ngo atagira umuntu wirata. Yego. Kuko wuriye igiti ukabona Yesu wacyuriye, wabyirata. Ugati je mpamvu namubonye burya nari n'umuntu. Umuntu ukomeye cyane, nzi gukiranuka. Gukiranuka kwanjye. Ariko muze numva n'ukuntu niyo Zakayo aturira Yesu yari kumubona. Yaturira kuko Yesu agusanga ahantu hasi, utari hasi ni muhura. Aha gusanga hasi wururutse, ntabwo agusanga hejuru. Twavuga ukuntu n'ubundi udahawe iby'ubuntu
wabyirata. Yego. Yesu yatuzaniye gukiranuka 100% ntacyo gukiranuka na kimwe twakoze, ariko nawe yakira ibyaha, aba umunyabyaha nta cyaha na kimwe yakoze, abigira no mu gihano. Yego. Urupfu Imana yagombaga kuguhana, yego, iruhana Yesu. Amen. Kuko Imana ngihemba neza, ntiyambura, yagombaga guhemba abakozi. Yego. Edissa wakoze ibyaha yagombaga guhembwa iki? Urupfu. Kristo wakiranutse yagombaga guhembwa iki? Ijuru. None kwa gukiranuka kwihereye ngewe, ubwo ninde uri bujye mu ijuru? ndajyayo ngewe. Nawe byaha byawe bihaye nde? Yesu. Ubwo ninde uri bujye mu rupfu? Ni Yesu. Urumva mu buryo bwo kwizera yanjyanyemo. Amen. Yanjyanyemo. Narindi muri we. Ubwo yapfaga narindi muri we. Kuvuza ikintu gikomeye kuko gukizwa no kwakira igihano. Yego. Kuko iyo umuntu atumvishije igihano agira ngo Imana yaduhaye imbabazi nko kubabwira ngo mwigendere, nirekure mugende mwikorere. Oya, Imana ntijya yivuguruza. Ntabwo ijya yivuguruza. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ntabwo yari kubarira umuntu ngo reka igende icyaha yakoze itagihannye ndetse urupfu rw'iteka. Yego. Ubwo rero Imana ije guhana njyewe, yasanze mfite mikrofone y'ubururu, ije kuguhana. Yego. Ije guhana. Kandi yari imanukanye iki? Umujinya. Kandi ije kureba umunyabyaha. Iyo umuhondo. Noneho umujinya imanukanye isanga Yesu niwe ufite ibyaha. Ifata wa mujinya wose nk'igihano cy'ibyaha. Ubwo ntubupfiriwe. Ubupfiriwe. Abantu bajya kuvuga ngo Yesu yaradupfiriye. Niba byumva. Ngo yanga ngo icyaha. Nuko Imana yirukanyije umunyabyaha, imufashe yasanze ari Yesu bifite. Yasanze ari Yesu bifite. Yafatanywe igihanga. Yafatanywe igihanga. Kuko Imana yo ntijya yivuguruza. Umva igihano cyawe. Wowe Imana yaraguhannye, wagize amahirwe ubona Kristo araguhanirwa. Yego. Yatwambuye ibyaha kugira ngo Imana niza guhana ari wisangana ibyaha. Yego mvandi. Natwe hita dusangana gukiranuka kwa Yesu. Uko gukiranuka rero abantu ntabwo bajya bakuru. Uko gukiranuka kwa Yesu kutagira inenge, kutagira icyaha, ni ugukiranuka yavanye mu ijuru. Afite gukiranuka kwera yavanye mu ijuru, ageze no mu isi arakiranuka kandi yambaye umubiri kugira ngo acungure. Yambaye umubiri kugira ngo acungure mwene muntu. Yesu yaraje yambara umubiri nk'uwo mfite, yambara umubiri nk'uwo ufite, arasonza ntiyiba, agira ubushake ntiyasambana, ntiyagira akaboko gakorakora, ntiyifuza ikintu na kimwe nk'uko nyine tujya twifuza. Ibyo ngibyo Yesu yabikoze kugira ngo ngewe nawe n'abandi bose bazizera ibyo bahabwa iki? Ubugingo. Imbabazi rero Imana yatanze, yazitanze rimwe, izitanga muri Yesu ubwo yazaga agakora ibyo byose agakiranuka, arangije atubonera gukiranuka kwera no mu buryo bw'amategeko, kutagira iki? Ikizinga. Ugushatse bwose ko Imana yamaze kubabarira abantu. Imana yamaze kubabarira abantu, nta zindi mbabazi Imana ifite. Yemwe bantu muri kuvuga ngo muri gusaba imbabazi ngo z'ibyaha kugira ngo Imana ibemere muzajye mu ijuru. Icyo ni ikinyoma gituruka muri ba agenti twavugaga. Bamwe bari gukora ku bw'indamu yabo babeshya ngo ni abakozi b'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana ari uwo nguwo. Umurimo w'Imana Yesu yarawuvuze muri Yohana, harabigaragaza ibice 16 yaravuze ngo umurimo w'Imana nguyu ngo nuwo kwizera uwo yatumye. Uwo ni wo murimo w'Imana. Amen, amen. Imana rero ishimwe muvandimwe. Manimba. Abantu nibamanuke rero. Nibamanuke. Bave mu biti. Nibamanuke bave mu biti. Aho bari kujya gushakira Yesu mu bintu
bitandukanye biri hirya no hino ngo bari gushaka Yesu ye bagashyiramo imbaraga, ndetse bareba abandi bantu wenda b'indaya ngo ziri hariya cyangwa ibisambo cyangwa iki ngo nibo banyabyaha, ariko uwo muntu nawe umusanze ngo ni umukozi w'Imana ngo mu rusengero, umubajije ngo ese uri umukiranutsi nawe akubwira ko uri umunyabyaha. Oya, ntabwo nimba ugaragarwaho n'icyaha kimwe uri umunyabyaha, nubwo uri umunyamasengesho uri umunyabyaha, nubwo uri pasiteri cyangwa padiri uri umunyabyaha nimba ukora icyaha kimwe, nubwo kimwe birenze ukora byinshi uri umunyabyaha. Ukeneye Kristo ngo wemere ko yakubabarira ibyaha byawe byose, noneho uba umukiranutsi 100% nk'uko Imana ari umukiranutsi. Impamvu rero turi abakiranutsi 100% nk'uko twatangiye tubivuga nuko dufite gukiranuka kwa Yesu, ugukiranuka k'Imana. Yesu yatuvaniye mu ijuru akakuduhereza, natwe akadusangana gukiranuka kwa shitani, gukiranirwa kwa shitani, nuko kuko twakwandujwe na shitani. Adamu yandujwe na shitani, natwe dukomorwa ubushitani kuri Adamu. Ubwo rero twari abanyabyaha ku kigero cya shitani. Yesu nawe yamanutse ari Imana ku kigero cy'Imana, yari umukiranutsi ku kigero cy'Imana. Turagurana, duhereza ubumana, tumuhereza ubushitani. Tuba abakiranutsi, Yesu aba ubushitani, ariko Imana iramuhana. Natwe Imana noneho ituduha igihembo cyo kujya mu ijuru. Ibyo muvandimwe, Imana ishimwe. Tubagira inama rero dusoza ubu nko kuri iki gishushanyo twabashushanyirije cyuko twaguranye mikrofone, ni ukuvuga ngo hari umunsi w'amateka, umunsi w'iherezo rya byose, umunsi wuko ibi byose abantu barimo hano mu isi byose bizagira gute, bizarangira, ibintu bigahagarara, kurongora bigahagarara, gucuruza bigahagarara, mbese gusenga bigahagarara, ibintu byose bigahagarara. Uwo munsi nk'uko iyi mikrofone imeze, umuntu wese twamweretse inzira yo kuba ari umunyabyaha, ko ari uko yavutse byonyine bihagije kumurimbura bikamujyana mu gihenomu. N'uru rugero rwa mikrofone kuko ari ugukiranuka kwa Yesu, ni ukuba ari inzira nanone yuko nizeye ibyo Yesu Kristo yakoze, bityo nanjye nkaba ndi intungane, ndi uwera, ndi umuziranenge, nabihawe nande na Yesu. Uwo munsi w'amateka rero, nk'uko umuntu iyi mikrofone ariyo iri guhigwa, bari guhiga umuntu ufite iyi mikrofone, nk'uko umuntu yakwinjira akareba ufite mikrofone, ngewe ntiyirirwe andeba, ahubwo azaza areba, araza areba y'umuhondo. Uyu rero ni ugufatwa akajyanwa, kuko niki ni umunyabyaha. Mwumva ikintu Yesu yabakoreye, ntabwo dutinda, ariko ni amagambo abiri abasha kugukiza wowe uri kumva aka kanya, amagambo y'inkuru nziza ava mu bantu Imana yakijije bavuga butumwa. Uyu muntu arajyanwa, agenda ntiyongere kuboneka, kuko igihano cyiwe ni igihano cy'urupfu. Nk'uko Yesu Imana itajibera yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, Yesu akimara kwambara umubiri w'ubunyacyaha bwanjye n'ubwawe, Imana yaramuhannye imukuraho amaso. Amen. Amaso iyahindukiririza njyewe. Ubwo ni wowe mukiranutsi. Imana yirengagiza Yesu ko ari umwana we, irangije ifata inkota ye yera irayimusogota, yayimusogose ku bwawe nanjye. Igihano cy'urupfu akijyamo. Yesu ajyanwa ku musaraba, yabambwe yambaye ubusa. Hari abantu babeshya ngo Yesu yari afite urubindo. Ni ubusa nk'ubunyacyaha bwawe. Nibyo muvandi, ni ubusa nk'ubunyacyaha bwanjye nawe, ni ubusa bw'umuntu wese
wavutse ku muntu. Dusoze rero nanjye nsoza umurongo wa 7 wavuze ngo abantu bose ngo babibonye ngo barivovota bati dore agiye noneho gucumbika ku munyabyaha. uburyo kwizera Yesu bikomeye, impamvu abantu babona ko bikomeye nuko byoroshye. Ibaze Yesu nyine gutaha ku mukoresha w'ikoro, ibaze Yesu gutaha ku mujura ruharwa muri karitsiye. Ibaze umujura muri karitsiye avuga ati ngende umukiranutse, pasiteri atabyemera muvandi ati wowe umukiranutse, wowe wibaga w'umujura nka bya bisambo bibiri. Noneho aba bavuze ngo ababivovose nabiyitaga b'Imana. Yego. Ariko buriye ibiti nyine. Buriye ibiti. Ari abakire. Ariko Imana itaha kwa Zakayo umunyabyaha uzwi kubera ko yemeye akamanuka mu giti akajyana na Yesu. Hari akantu numvisemo muvandimwe abantu bagomba kumenya. Urabona ko Zakayo biriya ari amagambo yavuze ngo nambuye ngo ndamuriha 4 ndetse ni 1/2 cy'ibyanjye ndabiha abakene. Sibyo ari amagambo Zakayo yavuze Yesu yamaze kugira gute kugera iwe. Ntabwo yabivuze Yesu ataramara kugera iwe, kubera ko hari abakora mbere yuko Yesu nyine abanza kugira gute kwinjira. Imana ishimwe cyane. Ubwo abantu twabwira ko kwizera Yesu bihagije, mudakoze imirimo myinshi, nuko Imana yabigennye. Mururuke mumanuke musange Yesu hasi. Nese undi bari guhurira na Yesu yari kurira se kwisaba hasi. Horuriye ubuse Yesu yari ari mu giti, ubuse Yesu aba mu butayu wamubona. Yesu ntagaba mu mirimo, ahubwo Yesu araho kugira ngo umwakire. Kumwakira ni gute? Ni ukwemera ko urupfu rwe rw'iteka rwasimbuye nawe urwaye wagombaga gupfa, ukaba umukiranutse 100%. Imana ishimwe rero. Tuzakomeza kubabwira kandi tuzakomeza no guhamya abo twabaye bo muri Kristo Yesu. Ibiganiro rero nakagaruka mujye mubikurikirana mu sharinge n'abandi bantu, mukurikire mbese mu sharinge n'abantu kugira ngo bakomeze gukurikira ubutumwa bwiza bw'amahoro bukiza abantu, umuntu akaba umunyamahoro. Murakoze cyane. Bye bye.